Genda nezerewe umutima wanjye ari kimwe gusa kimuwambamiwe yamurikishije umutima wanjye yamanye ubugingo. Avuga isengesho rya Yesu asabira abamwizera. Akugamba ensaba rundi okusaba ko Yesu yasabire abegesi bwabe. Hari ubumwe Bibiliya yemera. Hariho ubumwe bwa Bayibuli kwikiriza. Hariho n'ubumwe Bibiliya itemera. Kandi hariho n'ubumwe bwa Bayibuli nayo etakwikiriza. Igihe Imana iri guhuza abayo muri iyi minsi y'imperuka, mubwire ruhanga ariyo nateraniza abantu mu kasumi ko kumarira. Satani nawe ari guhuza be. Satani nawe ariyo nakunganya abantu be. Ibyo biboneka muri Matayo 24:45. Matayo 24:45. Aho umugaragu ukiranuka w'ubwenge atanga igerero igihe cyaryo. Omwiri wa manano kandi koko nagabura egaburo riye mu kasumi kahikirire. Akagaburira abo mu rugo rwa shebuja. Natandika kurisa abo mukayo mukamawe. Muri icyo gihe kandi mu kasumi kako kandi ari iki kiduhagazemo. Niko kasumi kanuko twemeriremo. Hongeye kuboneka undi mugaragu mubi. Hayongera hazoka omwiru mubi ukora ibintu bikurikira. Nawe nakora ibintu bikukuratira. Icyambere imigambi yo mutima we igaragaza ko shebuja atinze. Ebigendero byo mu mutima we nibimoreka ngo mukama we akererirwe. Ubwo uko kugaruka kwa Yesu kugenda gutinda abatarahindutse mu mutima bazajya babigaragaza. Nkoko kugaruka kwa Kristo ni kugenda ni kukerererwa niko abayiru babi baragere ni bagumiza amakoreke ingeso zabo mbizo mu mutima. Uwo ubonye shebuja atinze atangira gusangira n'abasinzi. Ogu we nararora mukama we yakerererwa anajya kutandika kuri hamwe n'abatamizi. Uwo ni umwuka w'isi wigarurira abavuga ko bakorera Imana. Ogu ni umuyo gwensu uragenda ni gwegarura ababayire ni bagamba ngo ni bakora mukama. Basinda amoko. Ni batandika kutamira enganda. Basinda inzangano. Ni bajya kutamira enobi. Basinda gushaka ifaranga. Ni bajya kutamira kuserura sente. Basinda kuburanira icyaha. Nibajya kutamira kurwanire kibi. Babeshera Bibiliya bayifite. Nibabehera Bayibuli kandi kuno bagina. Ugatwara amazimwe uretse imirongo. No twara okugeya mu kikaro cyo kutwara inkara. Uwo ni umugaragu mubi n'abagomba gukora akazi ke. Kandi nawasemire gukora umurimo gwe. Asangiye n'abasinzi akurikizaho gukubita abagaragu bagenzi. Ariyo nariye nabatamizi nayongera natera abiru bagenzi be. Gukubita abagaragu bagenzi be. Kutera abiru bagenzi be. Nukunyega abakorera Imana by'ukuri. Niko kutandika kugaya abarone bakora mukama mu manano. Impamvu y'imutera nimwe. Ekyagi muretera ni ensongemo. No gutinya ko bagenzi be bamurusha. Niko kutina korora bagenzi basora kumukiza. Ubwo rero shebuja azaza igihe uwo mugaragu atazi. Nabwecho omukama najya kwija mukasimo mwiru nkogo atakukimanya. Ukuvuga ngo uhugiye mu nzangano no gusebanya. Kakubora agenda mu nobiro hamwe no kugeyangana. Wahugiye mu bigezweho n'intambara z'amoko. Ukagenda karwana intaro zengana kandi ukakuratire ibihikirweho. Wamaze kwinjira mu kubunza ibinyoma n'amanegu. Omazire kutamu kugenda nogeya no kugenda no kuraranganye bisuba. Ntaga bakibuka ibikorerwa hera cyane. Ogu nabatacayijuka ibiro nibikorwa aharukwera muno. Shebuja azaza umunsi atazi. Mukama najya kwija akasumi katakumanya. N'igihe atamutegereje. Kandi nakasumi kakujya kuba atamurindirire. Amucemo kabiri. Najya kumucome bicweka bibiri. Imishinga ye n'imigambi ye izakomwa mu nkokora no kugaruka. Ibigendero bye na projectize zona nizijya kuba nizimazira aho naho. Amuhanane n'iryarya. Kandi najya kumuhana hamwe n'engobya hamwe n'abatamizi. Citonderwa. Ecyo kusora kufaho muno. Nubwo ari mubi. Nobo kakuba ari mubi. Akaba umusinzi. Kandi akaba mutamizi. Akaba kubita bagenzi be. Natera abatamizi bagenzi be. Akaba avuga ko Yesu shebuja atinze ari we Yesu. Nagamba mukama wakereriwe kandi niwe Yesu. Yitwa umugaragu. Ogo ni bamweta omwiru. Bisobanuye ko nawe akora. Amakuru gacho nawe nakora. Ubwo aravuna. Natebeza. Abo kumufasha kwangana. Abasora kumukonyera kuno bangana. Nawe aravuna. Nawe natebeza.
kumutebeza, abo kumufasha kuburanira ibyaha, abo kumukonyera kurwanire kibi, n'abagenda urugo ku rundi, nagende kahaka abunza ibyaha by'abandi. nuko ashobora kuraranganya ibibi bya bagenzi be. uwo ni umurimo mubi, Ubwo nibo murimo mubi, ariko ubuhanuzi butabura gusohora. baitu obunabi busemerere kuhikira. kubaho k'umugaragu mubi rero Kubaho ko mwiru mubi ntago bibuza umwiza kubaho. tibishobora kutanga omurungi kubaho. umugaragu mwiza Omwiru murungi arangwa n'ibintu bitatu. nayorekwa runde ubukororo busatu bwo kumworeka. icya mbere ni umugaragu, Ako kubanza mwiru bisobanuye ko akorera abandi atabashakaho inyungu. nakora abandi batata kubaseraho amagoba. icya kabiri arakiranuka. Icya kabiri nahikira. icya gatatu ni uw'ubwenge. Icya kasatu aine n'amagezi. ni umugaragu ukiranuka w'ubwenge. Ono mwiru wo kuhikira kandi w'amagezi. ibyo ni ibintu bitatu ugomba kuba ufite Ebyo nibyo bintu bisatu byose mene kuba mu inabyo. gihe wizera ukuri kw'iki gihe. Mubwire ntoyikiriza amananu ga kasumikano. ukuri kw'iki gihe kutugira umwe, Amananu ga kasumikano gatufora omuntu omu bikadutera gukorera hamwe bituretera kukora hamu nk'abagaragu. nk'abayiru ba Mukama. bidusaba gukiranuka, Nibitwetagisiba kuba kuhikira. bisobanuye gukora iby'Imana mu gihe cyabyo nk'uko ishaka. Amakuru gaco nikimanyisa ngo tukore bya ruhanga mukasumikabyo kandi mukudwire nkabwo. hanyuma twavuga iby'Imana ntitwongere ntitunagabanye, Ubu tubaze bya ruhanga tuketantara kongeraho urundi kukakesha. yewe tukanayikorera dukurikije uko ijambo rivuga ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Kandi mu byo tugukora byone tukabikora ntitwikirize ikigambo cyagambire mu murakora byone mubikore mu ngonzi. hanyuma rero Hanyuma yabyo atanga igerero igihe cyaryo. kandi nabo ahayo ibyo kugabura omukasumikabyo. bafite ubwenge Abo kuba yinamagezi bimutera kumenya igihe agezemo. nibimuretera kumenya akasumika hikiremo. amenya rero uburyo butandukanye bwo kugabura. Namanye mubire bawe kayine bwo kugaburamo. bisobanuye ko buri mwizera afite inshingano muri uku kuri. Amakuru gaco buri mwikiriza wena aine bujunaniziwa mu manano gano. igerero rivugwa Oye kugabura kuhikirweho mu butumwa bwiza niyenjire nunge butangwa mu gihe cyabwo. buhebayo makasumikabo kumenya ukuri gukwiranye n'igihe tugezemo kumenya manano ngo tuyikiremo no kukugenderamo kandi no kukurubatiramo. niyo nshingano y'abagaragu b'Imana muri iki gihe. Nibo bujunaniziwa abayiru ba Mukama bo mukasumikano. ubwo rero murumva ko hari amashyirahamwe abiri. Nimuhura hariyo ni kugamba hari organization ibiri. mu gitabo cy'igifaransa cy'ubifuzwe byose havuze ngo kiso sambre sora sambre, mu yandi magambo ibisa birihuza. Mudiza vegezi ni hagamba ebikwisana byona byeteraniza hamwe. reka rero dusome ibirebana n'ubumwe Reka tusome ebikwataga ineno obumu. duhereye ku bumwe nyakuri. Kakutandikira obumu bwa manano. mu gitabo cy'Abafilipi igice cya mbere Mu kitabu cy'Abafilipi esura yo kubanza umurongo wa 27 orukara rwa 2:7 haranditse ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, bayite ingeso zanyu zisanire kimwe nkengeso za Kristo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nuko bondayija kubasura rundi no kakuba ntayija zumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, nshobore kuhure byanyu koko mwikaire mu moyo gumu muhuje umutima muteranizibwe hamwe mu mutima gumu kandi murwanira hamwe kandi nimurwanira kuyikiriza kwenu kumu kubwo kwizera ubutumwa bwiza. abo kuyikiriza okwenjiri emu. uyu murongo uturarikiye ibi bikurikira. Omurukara runo rwaturariza bintu bino bikuratira. Reka ingeso za buri mwizera zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Reka Kristo. ingeso za buri mukristo wena zisore kwisaniza kimunenjiri ya Kristo. kwiyambura ingeso z'ubwoko bwawe, Okwejura ingeso z'uruganda rwawe, ukiyambura ingeso z'idini ryawe, okejura ingeso z'edini yawe, ukikuramo imigenzo y'akarere utuyemo. okeyamembirwa yakachweka ko kwikaramu. uwo murimo ugakorerwa i Bugande, ugakorerwa i Rwanda, Ogo murimo gugakorwa Rwanda kandi ugakorwa na Uganda. undi bakawukorera Tanzania, undi Kenya, Ondi nagukora Tanzania none nagukora Kenya. undi Burundi, undi Sudani y'Epfo, undi Kongo. Ondi nagukora Kongo na Sudani ya masirimuka none nakora Burundi. aba bantu bazanyuranya indimi n'amasura, Bantu bone nibajya kuba nibarabyangana muga endimi zitakuba zitakwisana na rangi
nizija kuba zitakwisana ariko nibahurira hamwe imico yabo ntabwo izahangana. bayitu barasorokanira hamwe ingeso zabo nizija kuba zitakurwanangana. Reka icyambere ingeso zacu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. icyo kubanza reka ingeso zaito zisanire kimuna n'injiri ya Kristo. Aravuze ngo kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu. yagamba rundi nobo ndayija kubasura rundi nobo ndabantayizire bayite byanyu nsore kubihura kurungi yuko mushikamye mu mwuka umwe. kandi cyendahura nsore kura ngo mwe inywena mukasomekera kamu umwoyo gumu. Abizera bagomba gushikama mu mwuka umwe. abayikiriza basemerere kwikara mu mwoyo gumu. Umwuka watangiye umurimo, umwoyo gwatandikira umurimo guno, umwuka wo kubwiriza ubutumwa buheruka, umwoyo gwa kutebeza njiri yo kumarira, umwuka wo gukorera abandi utabashakaho inyungu, umwoyo gwo gukora abandi utakubaseraho amagoba, umwuka wo kubwiriza ubutumwa udashaka icyubahiro cyangwa inyungu, umwoyo gwo kutebeza njiri utakuserekitini saroni utakusera amagoba, umwuka wo gukorera mu mpano yawe udafitiye ishara abakurusha impano, umwoyo ukora mu mwoyo bw'umukanda utakusera kandi utayiniharira abagenzi bawe, umwuka wo kuyobora itorero udashaka kuritwaza igitugu, umwoyo gwo kwemere kanisa kandi utakusera kweyoreka ko muntu ayineka ifuba. uwo nguwo ni umwuka umwe wa Yesu Kristo tugomba kugira twese. Ogo nigo umwoyo gwa Kristo ngo dusemirire kuba nago itwena. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, mu kitabo cya Great Controversy icyigisho kivuga ngo abavodua, icyo kwega ni kigamba de voduas, harimo ijambo ritubwira ngo umwuka wa Yesu Kristo ni umwuka w'ibwiriza butumwa. harimo kigamba ni kigamba ngo umwoyo gwa Kristo nigo umwoyo wo kutebeza injiri. Urumva ari page 72 mu Cyongereza no mu Gifaransa ni kimwe. Nsanju na 72 nsanju na ibiri page zona mu rujungo. ingingo ya gatatu aravuze ngo engiga ya kasatu yagamba ati muhuze umutima, muteranize inywene mitima gumu. mu rwa mbere rwa Petero 3 umurongo wa 8 kakubugenda mu Petero yo kubanza sura 3:8 ijambo ryaravuzwe nihagera hati ibisigaye muhuze imitima kandi bisigayire musobore kuteraniza imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, musasirangane kandi musobore kuragana nk'abagenzi, mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima, mugirane ubimbabazi no bucurezi kandi mwina amwoyo gumu. dusabwe guhuza imitima, twasaba kuseraniza imitima yayitu, ikikubabaje kikababaza undi, icyakuretera ubujuni nawe umugenzi wone cyo kimuretere, maze mukababarana nk'abavandimwe, hanyuma tukasasirangana nk'abagenzi. aho naho ikibazo cya mugenzi wawe muba mugihuje, nambere kigizibu cya mutayi wa muba mukisorokanira hamwe, bababwiye ngo intumwa iri mu icumbi yasonje mubabarane, kakuba babagambira ngo omukwenda abayirare na mukikaro byatungengera inyo na mukasasa hamwe, niwumva ngo igiterane cy'ibunaka cyahagaritswe mwese mubabarane, kakuba mura ngo rutererwe ruterekanize bahantu bunaka bayitu bakemereza inyo na musase hamwe, yewe niwumva ngo mwene so yaboshwe kubwo kwizera mubabarane, obarabona ngo mugenzi we bamusibira ngo abo kwikiriza inyo na musore kusasa hamwe, uwaburaye mu itorero nubwo we waraye uriye inzara ye wumva iri kukurya, noborabora yirorire bayitu mugenzi we ukabona ngo yararenjara uhure na yiwe njara yakwikaho, utateranye ku isabato bikubabaze we kurara utamusuye, orabo soruka ina sabiti utarora bwayiro utagenzere kumusura, umubwiriza butumwa usize urugo akamara ukwezi 2-3 use nawe utekereje wowe ari wowe wakifuza ko bagukorera iki, omutabezi wenjiro baraba maziro kwezi runde myeze birundi myeze 3 agenzera sigire kaye nayo yehure kakuba niwo sora kukorerwa ki, mubabarane nk'abavandimwe, musore kusasa hamu nk'abagenzi, ugira ibyaga kishima kakuba umuntu atunge kiziwe ukasemererwa urya si umuvandimwe, ugu nabatari mugenzi wawe, ugira ibirora akababara kakuba umuntu atunga kakuba umuntu ajaguza iwo kasi ukabihirwa burya n'umwanzi, ugu niwo munyanzigwa. muri Zaburi haravuga ngo Zaburi nagerati yakundaga kuvuma kwe kumugeraho, bayitu yakeraga kukena kandi mukeno nigumukiraho, guhinguranya amagufwa ye kandi nk'umwenda akenyeza, kwagenda gwahinguraniza amagufage kamufokera ko rujwaro rwajwayire ngo kwinjira mu magufa ye kwata mu magufage
ibyago wifuriza abandi ebizibu byoriyo nogondeza bagenzi bawe bijya bikugiraho ingaruka nayo nibijya koraho indugiro yabyo itegeko Imana yashyizeho ekiragiro cyo ruhanga yatayireho Matayo 7:12 Matayo 7:12 ibyo mushaka ko abantu babagirira byose ebyo mukwenda bo abantu babakore kuba ari byo namwe mubagirira nayinye nibyo mubakorege igihe wariye undashonje obwire warire kandi ondayiro nafenjara inzara ye ntikubabaze enjara yeti yakuyisasa hari igihe Imana izemera ko nawe usonza abandi bahaze hariho obwire ruhanga none ajya kwikiriza tungenjara kandi ko nabandi barone kugira ngo nawe usogongere uko nawe yababaye wa munsi niko nayo wasore kunywaho ohure nkoko ni nawe akabari mukasumike n'umuntu waciraga abandi witeka ngo azagezwa aho yagejeje abandi kandi none akaba nacora abandi umusango nawe ruhanga naja kumikisaho nambere yahikiza abandi rero bizera duhuza umutima bayikiriza reka sorokaniza hamwe imitimemu mu guhurira mu itorero kakuba tuteraniza hamwe mu kanisa tukicara ku ntebe zimwe kayikara hamwe ntebe zimwe tukaririmba indirimbo imwe n'amajwi yuzuzanya tukazineka izina kimwe kandi namara kagone nigasomekirangana dukwiye kureba niba tunahuje n'umutima turine kuroramana nuko turatuteranizibwe hamwe n'imitima ukareba niba mugenzi wawe iyo yubashywe wumva nawe wubashywe karora mugenzi wawe abatungire kitinisa nawe urabo kitungire iyo akoze ibintu bigatungana wumva nawe bikunejeje kakuba mugenzi wawe akora ibintu bikagenda kurungi nawe ndohura wasemererwa mbese yigishije abantu bagafashwa wumva nawe bikunejeje kakuba yegeso karora abantu bakonyerwa nawe ndohura mananuko wasemererwa inyandiko iravuze iti ebyahanikiro byagira biti ikindi gikomeye ngo murwanira hamwe kandi nimurwanira hamwe itorero rigereranyijwe n'abarwanyi kanisa yasanizwa n'abarwani kubera ko turwana intambara nziza yo kwizera abo ko niturwana urutaro rurungi rwo kwikiriza Imana yagambiriye ko muri uyu murimo twese tutazakora bimwe ruhanga akatekaniza koko mu murimo guno itona turakora ibintu bimwe ariko buri wese azakora bayitu buri muntu wena najya kuba nakora Imana itanga inshingano zinyuranye kuri buri mwizera ruhanga nahereza buri muntu wena ubujunanizi butakwisana no wa mugenzi we uyu murongo udasabye ibintu bikurikira orukara runo rwatusaba ibikuratireho icyambere ingeso zacu twese nizise n'ubutumwa bwiza bwa Kristo icyo kubanza ingeso zayitu zisanire kimunenjiri ya Kristo icya kabiri ni ugushikama mu mwuka umwe twemere mu moyo gumu kuba duhuje ukwizera kuba tuyine kwikereza kumu icya gatatu icya kasatu ni uguhuza umutima niko kuteraniza imitima yayitu abantu bakabana bumvikana abantu bakayikara kamu kandi bayiri mu bumu wenda bagatanga ibitekerezo binyuranye bakareta ibitekerezo byawe ukayine bagakora ukunyuranye bakakora imiringo itariyemo bagatura ahanyuranye bakayikana mu biceka bitarebemo bakagira n'impano zinyuranye bakagira n'ibisembo byawe ukayine n'indimi zinyuranye nk'uko turi kuzivuga n'indimi zawe ukayine ngeri turiho ntituzibaza ariko umutima rumwe bayita umutima kube gumu ubwo nicyo twifuriza buri wese ni ugukiza imitima icyo nicyo turere tugondeza buri muntu ubona niko kujya uno mutima icya kane ni ukurwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza niko kurwanira hamwe kandi niturwanira enjiri enungi aha turabona ko umuntu wese wahamagawe n'Imana hano niturora umuntu wena yeserwe ruhanga azerekeza ku bumwe nibajya kuba nibagendera akintu kimu naho umuntu wese utarahamagawe n'Imana bayita umuntu wena atara yeserwe ruhanga azerekeza ku bitandukanya abantu nibajya kuba nibagenda bintu kwa kanisa bake abantu ariko ubu bumwe bayita ubunobumu ubushinge hagati inye mugende mu buteke hakantu ubumwe nyakuri nibwo turi kwiga enkondo yakarije mu giteke habumu bo turere yadusabiye ubu Yesu yatusabire Yohana 17 Yohana sura 17 ndahera ku murongo wa 9 orukara rwa mwenda niro turatandikireho ni isengesho biratuma rero turisoma nibijya kuturetera kusoma bo kuba ni yensaba Yesu yasabira begesi wabe gusa turajya dusoma imirongo itandukanye muri ico gice bayita umusure ni 17 yone tujya kumana tusome inkara zimwe na zimwe ndabasabira sinsabira bisi orukara rwa mwenda yagamba nyo nimba sabira kandi abo tinkusabira nkabensi ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe bayita ninsabira abo bawampaye abo ko abo wampaye nebo bawe 11 nge sinkiri mwisi ariko bo bari mwisi tinkire munsi bayita ubona bo bari munsi
naho nge ndaza kuri wowe. nanyo ninyija namberori. Data wera ubarindire mu izina ryawe wampaye, isenyo barindire mu ibara ryawe ryo wampayire, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. unuko basore kwikara bariyo nk'uko nanyo ndiyo munayiwe. nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, nsaramu nabo nkabarindira mu ibara ryawe ryo wampayire. narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, nkabarinda buse no muyabuzire unuko basore kuwerekera. keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. kwiyaho umwana wo kuwerekera nike byandikiro bisohore kuyikira. 14 nabahaye ijambo ryawe, Rokaro 14 nkambahaire kigambo cyawe, kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi, kandi nsine ekabano bambayita kubati bari bensi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. nkanye woko ntari wensi. sinsaba kubakura mu isi, tende kubasabiwe kubayya mu munsi, ahubwo barinde umubi. bayita barinde omubi. s'ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi, bari bensi nkanye nkoko ntari wensi. ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. obeze mu mananu ekigambo cyawe nigo mananu. 20 Orukara rwa 20. sinsabira aba bonyine, kandi tinkusabira abantu bonka, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryawe, urundi nabaranyikiriza bwe kigambo ngo cyabo, bose babe umwe nk'uko uri muri nge, bona bayikarega abamunka iwe isenyowe. data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. isenyo nkoko uri muri nyowe nanyo ndi muri iwe, nuko abensi bakimanye nkoko nabo bari muri itwe. nanjye mbahaye ubwiza wampaye, nanyo mbayire kitinisakeke wampayire, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, base kwikaraga mu bumu nkoko nahito turi yomu. njyewe mbe muri bo, nawe ube muri nge, nyowe muri bo nayo obe muri nyowe, ngo babe umwe rwose, bayikire kandi babe muri yo nyubahikire, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ense manye niwe wantumire, ukabakunda nk'uko wankunda. kandi nogonza ngo nkoko wangondeze nyowe. aha murumva ko Yesu agarutse ku ijambo ngo babe umwe, babe umwe, babe umwe. mwahura Yesu wenka igaruka kigamba ni kigamba babofo omu babomu babe umwe inshuro 5. babomu emirundi 5. Yesu asabye ubumwe inshuro 5 mu isengesho rimwe agipfukamye. Yesu akateza amaju yasaba obumu emirundi 5 cyatiza amaju. mbese ubumwe Yesu yasabye, obumu buno bu Yesu yasabire nubwo abadasenga kimwe, nibo abantu batakusaba kimwe. mbese Yesu yasabye ubumwe n'abasenga bambaye ingofero n'abasenga bambaye ikanzu. Yesu akasaba obumu akanabusabira bakujwara inkofira n'abakujwara amakanzu, abasenga bagenda n'abasenga basakuza, abakusaba ni barubata n'abakusaba ni batoka, abasenga bahagaze n'abasenga baryamye n'abasenga bapfukamye, abakusaba batiza amaje, abakusaba bemerera, abakusaba babyamire. mwibwira ko aribwo bumwe Yesu yasabye? nimutekereza nibo bumu Yesu akaba nasaba? hoya, nangwa ntabwo Yesu yasabye ubumwe bw'amadini. Yesu atasaba bumu bwa madini nangwa. ntabwo yasabye ubumwe bw'umusinzi n'uwaretse inzoga. Yesu atasaba bumu bwa barekera amarwa n'abacyatamira, abamaze gusenya inzika z'amoko, abamazire kuyaho eno bizenganda, n'abandi bari kuzubaka uko bwije n'uko bukeye mu n'abandi bariyo mitima. nibazombeka uko bucya mu mitima yabo. aba Yesu ntabwo yabasabiye. abo Yesu atabasabire mu nangwa. isengesho rya Yesu nibamuhumvise, umunsi aba Yesu yakaba nasaba muri abamuhurire, harimo imigabane 2. harimo ibiceka 2. yagarutse inshuro nyinshi ku ijambo ngo ab'isi, akagaruka mu mirundi nyingi nagamba abensi. mbese ab'isi nabo bazaba umwe? abensi nabo bari bomo mu ntomo. mubasabiye ubumwe n'ab'isi barimo. mu Yesu yasabira obumu n'abensi barumo. none ab'isi baracyabaho? abensi bacyaroho. ab'isi baracyabaho abensi bacyaroho cyangwa barangiye muri 31? rundi bakaba mu mwaka gwa 31. no muri 2018 ab'isi barahari? no mu mwaka gwa 2018 abensi bacyaroho. none ab'isi nabo barabumwe? hati n'abensi nabo baje kufoka mu ntomo. mu isengesho rya Yesu mubyumvisemo? mu nsaba ya Kristo namo mabihuramo. Yesu agiye gusaba, Yesu yagenzire kusaba, akora ikintu kimeze gutya, akakora ikintu cyo kugora mikono ye. ndasabira aba, nani nsabira abantu, sinsabira ab'isi. baitu tinkusabira bensi. aciye igice, itiyacho bichweka, aciye igice, timaro yacho bichweka. ubwo abantu bose babaye umwe kuva ku mpera y'isi
kugera ku yindi. iye mwaro Oya. Yesu yasabira mu mukuru ka nsonde muri kugenda nsonde ni yensi ndasabira basinsabira. nyoni nsabira bano baitu tinkusabira bano ubwo Yesu agiye gusaba ubumwe Yesu yagenzire kusaba obumu yabanje akuraho urugingo rwaboze ku mubiri araruta. yabanza kayo rugiga rujunzira ha mubiri yabanza yarunagahara umwana wo kurimbuka ari we Yuda yamaze kugenda. umwana wo kuwerekera niwe Yuda Iskariyota akabanza yamuyihaho yagenda abisi nabo bafite umutima wa wundi ngo uramponda sinoga abo ntabwo abasabiye. abensi nabo bagambire no buramponda ati nsobora kuterekera nabo karokora kiyabihaho ab'Imana niba bumwe abensi abaruhango baramara kufoko muntu omu abisi batarimo abensi batarumu abisi bamwe bazizera abensi bamwe bajya kwikiriza bizere ko Yesu yatumwe bajya kwikiriza ngo Yesu akatumwa wenda nabo bazihana bazi. urundi nabo barayigarukamo nuko basobore ariko kuza ubumwe Yesu asabye bayito obumu Yesu ariyo nasabira ntabwo ari ubw'abisi n'ubw'ab'umwuka siburi bumu bwa bensi nabo mwoyo ahubwo Yesu asabye ubumwe bayitu Yesu ariyo nasaba obumu mubo Imana yamuhaye muboye uruhanga yamuhayire abusabye mu bijejwe n'ijambo ry'intumwa kandi yabusabira abayikirize ikigambo cyabakwenda abusabye mu bejejwe n'ukuri yabusabira abakwezi bwana amananu babandi biga imirongo badahanganye nayo bari bakwege nkara kandi batakuzirwanisa bakemera ko ikinyandiko ivuze cyose bazagikora bakayikiriza ngo iki kigambo cyona kiragamba bajya kugenda nakyo ab'Imana bageneye kubumwe aba ruhanga batekaniriza kufoko muntu omwe kandi bazavuga rumwe rwose kandi bajya kubona bagamba kimubona ngo babumwe rwose babo mu mananu ijambo rikomeye ikigambo cy'amani nirivuga ngo nk'uko ndi umwe nawe da nkoko yagamba nkoko ndiyo munayisenyowe ubumwe buri hagati ya Yesu na se obumu buri hagati ya Yesu na ise nibwo bumanuka mu mwuka wera nibo busirimuka mu moya rukwera bugatuma abizera nabo babumwe bukaretera abayikiriza abona kufoko muntu omwe ubu bumwe ntabwo buzanwa n'ibyo bita compromise cyangwa se imishyikirano buno bumuti bija kubanza kugenda kugasera kubanza kutekara no kwikara mu ubu bumwe buno bumu hari ubumwe bubaho ku isi hari uwo bumu buyikaraho munsi ndabaha urugero ninjya kuba icyo kororaho ni abantu bari mu modoka niba abantu bakaba bari mu matoka batwaye umuntu warwaye mu mutwe bakaba batoyire umuntu arwayire mu mutwe bamujyanye mu irwariro bamutoyire mu irwaro ariko badashaka ko uwo muntu abatombokana bayito bakaba batakwena ngo ubwo muntu asore kubatabukira ubwo rero bafite ukuntu bamubwiraga bayinengere bamugamberaga baturabizi bayito numanya humura tugiye gusura marume iwe tatina twagenda korora nyokonome kuko nibamubwira ko bamujyanye mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe abo ko baramugambira ngo bamutore mu irwaro ry'abarwayi bemitwe yari yarigeze agerayo uwo akaba akasangwa hikireyo ageraho babashiraho abandi babakubita kandi bayikobwire babatera abandi babatera aho umurwayi avurwa n'abandi barwayi oyijuko mu rwayira ariyo najanja bisibo mu rwayira rero ntiyashakaga kujyayo uwo akaba atakwena kujyayo rero aba bamujyanye baramubeshaga bano bamutore bakabane bamubiha turabizi tugiye kureba muyombo nomanya twagenda korora nyina rume ati humura rwose hati wotatina humura pe nitugerayo turararayo kabiri twigarukire iwe tafoto ajya korora ibiro bibiri byonka tugaruke ageze imbere ya muganga abo yahikira mu isogo musaho muganga atangira kuvuga ati rata barakubeshyira ngo urarwaye nawe ati ubundi urabona njye nasazera umusona mugamba bahita ntibakubiye ngo ruwayire kandi kuno n'amazina nibo basaze bano nibo muganga ati yego rata mananuko niko kiri ati yego rata ariko ubundi baranakubeshyira kandi ntibakubehera mananuko mbona n'ubundi wambaye kandi ndoro joyire nkawe ngo wasaze umuntu murongo inkayo mazina ngo gwiniraro atahubwiye ndere nkwihere ka fanta kwata soda ni oije nkwe nako ka fanta karimo ikinini kimusinziriza kandi oyijuke soda baja kumwana mwari meka icyuma cyaja kumugwejagiza bizera turi gusabwa ubumwe nk'ubwo hati ntitusaba ubumwe ubumwe buzanwa n'imishyikirano buragatsindwa mu itorero ubumwe bwo kubanza kubehabiya buri kacenwa ubwo n'ubumwe bumeze nk'ubusudirano buri bumwe kwisana ko umuntu bwebiraka gufata umuntu wambaye amoko mu mutima no mu bwenge no mu magambo kukwata umuntu ajwaire inganda mu bigambo no mu biteke no mu magazige wamaze guca imipaka y'ibihugu mu itorero amazire kuteke
kandi yatekamo na boundaries mu kanisa. uko umubwiriza atambutse ngo uriya nuwahe uriya nuwahe uriya Omutebezi nuwahe koka kurabaho ni bagamba ori wabunanka ori wabusero ori wanka harya ubwo n'umwuka cyangwa n'uw'isi. hati ogo wo mwoyo rundo guwensi mu itorero tureba impano omukanisa turore bisembo tukareba umwuka wera tukarora umwoyo rukwera kuko impano ari iz'umwuka, abo kube bisembo byo nabyo umwoyo ariko rukwera mu isi bafite ibyo bareba. bayita umunsi bayine byo bakurora turaza kubona nibyo tukwijya harimo kurora inzego, harimo amadara harimo amoko, harimo inganda harimo amabara, harimo n'amarangi harimo indimi, harimo n'indimi harimo amashuri harimo n'amasomero n'ibindi. n'ibindi ubwo rero ku bana b'Imana abana ba ruhanga iyo bamaze kuba umwe muri Yesu bamara kufoka umuntu umwe muri Kristo basigara batabona umuntu niyo akomoka, ahubwo babona Yesu muri uwo. basigare batakurora nambere umuntu arugire mu ruganda kikuye basigane barora Kristo muri we. niyo mpamvu umubwiriza aza yuzuye Yesu ukamuha karibu, niye nsongo mutebezi najya yijure Kristo ni mutangira, ariko naha ampagaze yatandukira azanye ibindi bayitu nano nyemerere kako batandika kurora harubaju warangiza uti iryo ryo si umwuka ukuvugisha nagambo go tumo yakubarizamo. ibyo byanditse mu Byahishuwe 2:2. Ibyo byandikira musukuru sura y'ibiro karo urwo ni bakabiri rwo rufatiro rwiza rw'ubumwe, oro ngo muganda murungi gobumwe ugizwe no kwambara ukuri kutagajuka kandi kujoyire amananu katasora kuhinduka. haranditse ngo nzi imirimo yawe nihagera ati nimanye imirimo yawe n'umuhati wawe kandi nimanye no kwekamba kwawe no kwihangana kwawe no kugumisiriza kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso kandi ninkimanya tosura kugumisiriza abantu bengeso ababi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo nengere wacondo yize warora abakweyeta bakwena kandi kunuti bari nubo ukabona ko ari abanyabinyoma karora bari babisuba waje n'ibintu bibiri nashakagamo bintu bibiri mbayire ninsera mu rukara runo kugira ngo tutazajya dupfa kwakira niko tutafagaye kwikiriza no kwikiriza dusabwa kugira ubwenge nako kugira umutima utihanganira abanyangeso mbi twine kuba no umutima gudasemire kugumisiriza bengeso mbi. icya kabiri turasabwa kumenya ubugenzuzi bwo kumenya abiyita intumwa kandi atari zo. twine kuba namagezi go kumanya kucyondoza no kwawukaniza abakweyeta abakwenda kandi kuno batari bakwenda. ubwo rero ntabwo intumwa irangwa no gutwara ibitabo, omukwenda takoreko no kuhimba ibitabo. ntabwo intumwa irangwa n'igikapu cyuzuye ibitabo, kandi omukwenda takoreko abo kubana bage yijire ibitabo. ntabwo intumwa irangwa no kurenga umusozi w'iwabo, kandi omukwenda takoreko kurora ngo yahingura akasozi ko wabo, ahubwo intumwa irangwa n'ubutumwa buhuza imitima buhuza n'abantu. omukwenda nayorekwa ko kuroraho niko kuba ninjiri yo kuteraniza imitima kandi kasobora kubasomeka hamwe. Yesu yavuze ibiranga intumwa ni byinshi, Yesu akagambe birayoreka abakwenda kandi nabyo bingi, ariko nge ndasoma habiri. bayitu nyoni njya kusoma hantu habiri. Yohana 7 Yohana musanju umurongo waho wa 17 umurongo waho ni wa 17. Yohana musanju orukara rw'ikumi na musanju oya ni 18 abariho twihutira tuganyira reka turahukira rukara rw'ikumi na munani. haranditse ngo uvuga iby'ubwe aba yishakiye icyubahiro, anya kugamba omumagezi ge wenka n'uwa selecting sake wenka, ariko ushakira yamutumye icyubahiro uwo niwe ukuri, bayitanya kuselecting sacoga yamutumire n'uwo wa manano ukiranirwa ntikuri muri we kandi obutayikira ati muri we. umuntu uvuga iby'ubwe omuntu anya kubaza bye wenka nibishaka bibe ari ukuri kuri we no barabona bazamanano gwe bayitu nahagababo, ariko Imana itabimutumye bayitu ruhanga rabatabimutumire aba yishakiye icyubahiro. obwo nabana yeserure kitirisa cye wenka muri iyi si umunsi muno iyo umuntu ashaka icyubahiro umuntu arabana selectinisa atandukanya abantu nayawukaniza abantu kugira ngo abakure kuwari ubafite. nikasore kuba yo hariyoga bayira bayina ikintu cya mbere
cyakora icyo kubanza cyakora ni ukubangisha uwari ubafite. niko ku bantu bese ogu basangiro bari hamwe nawe. urugero ndabaha, icyo kuri cyo ndabaha, iyo umuntu ashaka gukura umugore ku mugabo, umuntu arabona yenda kusigura umukazi wa mutahiwe cyangwa umukozi kuri bosi we, urundi nayenda kuri uwo mukozi wa mukama we, aragenda agasebya bosi cyangwa uwo mugabo kuri nyirawe, nagenda nageyesa mukama we hamukozi we, akavuga ati ariko urabizi, namugambira bitiwe nomanya buriya ajya azirikana ukuntu uruha, notekereza namanye ngero kujwaha, uriya mugabo aheruka kuguha umwenda ryari, no yuko musaije we bayita umusaije waka kugura rugoye ubundi se ko njya mbona akora ajya kubwira yahembwa, hati kanindora nakora nakugambira musaragwe. umugore ati dawe yuze ukuntu narushye, umukazi natandika namugambira nomanye ngere najwahire. ubwo rero aho naho Satani igitero yagabye, Satani nawe orutaro rwo yaresere kugira ngo ateranye abantu n'abandi, nuko asore kuteraniza abantu n'abagenzi babo, n'ababwiriza bavuga ibyabo ubwabo, niba abatebezi bakwije bakatandika kugambe byabo bonka, bishakira icyubahiro, nibeserure kitinisa cyabo bonka, batagishakira uwabatumye. bayitu batakuseruro ngo yabatumire. Ku bantu benshi, abantu bayingi muri kamere muntu umubuzanano bw'abantu habamo akantu ko gukunda kumva amakosa y'abandi, harimo akantu ko kura norahukiriza kure insobi z'abagenzi bawe, ariko inyandiko bayite byahandikirwa, hari ikintu cyiza yavuze hari ikintu kirungi icyo byagambireho mu gitabo cy'inama z'igitoro umuzingo wa 2 mu Councils for the Church. havuzwemo ijambo umuntu wese yakoresha ubwenge bunasanzwe akumva aho ryerekeza. harimo ikigambo cyakoze sewe mayitu nawe urabo inamagaze usura kure icyo cyagambireho. haravuze ngo umuntu mwicarana akakunegurira undi, umuntu kwikara nawe akatandika kugera mutahi wawe, ngo ujye witondera nawe guhita umubwira, oye urahukego umugaruke muno mugambiro oti, ngo ahubwo ujye umenya ko nawe natandukana nawe uko ari kuvuga uwo nawe niko arakuvuga. okimanya uramara kwahukana nori engera ariyo namubaza niko nayo wari kubazaho. rero umuntu uzimura ntabwo afite umuti, ubwo wowe nubwo wazimurana nawe si wazareka kuzimurira. umuntu wene nyakugeya no baraba nageya utateiza ngo rayukana nori noraka kugeya hamu nawe. ibyo twagiye tubibona, ebyo tukabirora. rero hano birakwiye ko umuntu wese amenya ngo umuntu uzaza avuga iby'ubwe azaba atatumwe n'Imana. twine kukimanya ngo umuntu wene akakubana ijya nabazebye wenka n'abatatumiro ruhanga. mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 20 mu gitabo cy'ingeso z'abakwenda esura 20 umurongo waho nuwa umurongo wa 29. ingeso z'abakwenda esura 20 rukara rwa 29. nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarire umukumbi. manyira bo ndikamara kurugaho enyama y'iswa ezukuruma ziritaha omurinywe zitanganganywe igana. kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. kandi muri nyunywenka hari rugamu abantu barigamba ebigambo ebyo kuhaba okucunda begesewa inyuma yabo. nifuza ko muntiza igitabo cy'ibyaduka kugira ngo dusobanure uyu murongo. ninyenda mumpe kitabo cya Last Day Events niko nsobora kusobora urukara runo. Satani nashaka kugira ngo acema abantu ibice mu itorero, tano barayenda kubaganiza mekanisa ibyaduka byo minsi y'imperuka, azazana abantu bavuga ibigoramye, nibajya kwija nibagamba bitahikire ibigoramye. ebiremayire nibyo biraha ibigoramye. nshaka ibyaduka byo minsi y'imperuka. ibigoramye ebiremayire ni ibintu biterekeranye, nibyo bintu bitayine kigenero kimu. mbese namwe murebe ubu mpagurutse kubwiriza, sazi nunyemerire kutebeza. ubu ngiye gutangira nkavuga ukuntu data wacu ameze na papa n'ubwoko bwacu n'abasindi n'abasinga n'abagesera, mba ndi mu murongo kakuba gijano nyemerire kubatebeza baitu muchekaro cyo kubatebeza nkatandika nkagamba isenyowe nyina nyowe swento oruganda ruwange runde basita runda baki
nimba ndi mu kigambo ubusengeza kitemereye nkavuga ukuntu inzu y'uyiteye nuko iyanjye imeze ubwo mba nyiri mu murongo hanyuma kakuba njyano kubatebeza nkatandika nkagambure njuye nkagamba neyange nimba ndi mu layini yo kutebeza uyu mugabo afite ikizu kinini mwabagabo bayitu nkatandika nkagamba musejona yino ruju rukoto ubwo nibwo butumwa ege ni yenjiri ibyo nibyo byitwa ibigo ibyo niyo bagambira biramayire bitari mu layini yo kutebeza kubakinnye umupira abantu baza yino mupira uwo ni wa mukinnyi uba ugeze imbere y'izamu nuwo muzana kubahikire mu mayiso aho kwinjiza igitego mu kikaro cyo kuteba ukabona ateye iriya okarore yahabise mupira twe twabyitaga gutera inyanza ito twabyitaga kutera ku seri ubwo murumva ko abahushije intego nowura nabatatayize mu mugorohe nyine reka ndebe abantu babonye gusohora k'uyu murongo iwabo reka abantu bavuga ibigorame orukara runo rwahikiro wabo abantu bakageni bagambe biremayire owabo murakoze mwebare muno bazaba bagambiriye ikirero ikigendero cyabo niko ikigendero wake nugukururira abigishwa inyuma yabo nibajya kubona besikiriza bakwende nyuma zabo bahondere simuri kuhumva aho timwahura bazakurira abigishwa hehe nibajya kubona besikiriza bakwende nyuma zabo burya umuntu ukwangisha undi omuntu akukunobesa mutahi wawe aba yabuze imico myiza yo kukwireherezaho n'ababuzirwe ingeso nungizo kukwesikiriza kuko ukunda nta ruswa yaguhaye ahubwo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa abo kubanya kugonza naho batayine cyo mubandize kumwakuyeho ingeso zawe burungi bantu bakuretera kugonza iyo abonye ibyiza bya wundi atenda kubyigezaho kakubarore birungi byore ariyo nakora kandi tasora kubiyehicaho agakenera gukundwa nawe nta neza agira kandi nagonza nayenda kugonze watayine no burungi bwo kugonzebwa atangira gusebya ineza ya wawe natandika kudibya engeso zabagenzi azi no gutanga da rero namanye no kugaba atabari kwiyerekana naba nayeyoreka wenga ariko ubundi yabuzwa n'iki kuja mu murimo bayitu nasobora kuruhata kugenda mu murimo bamuhingira bakamuterera bakamuha kandi nibamuremera nibabyara nibombera no kugesa byo n'umugaragu mubi ogo niwo mwiro mubi ubu uri gukubita abagaragu naba natera bagenzi be murahumva aho mwahura mbese ubumwe Yesu yasabye obo mu Yesu yasabire uzahuza umugaragu mwiza n'umubi buratera nizo mwiro mubi no mwiro murungi nangwa mwumva ibintu Yesu akoze muri ibyo Yesu yagamba umugaragu mwiza umwiro murungi azamwegurira ibyo afite byose najya kumwereza byona byakubayina byona umugaragu mubi bayito mwiro mubi azamucamo kabiri najya kumucoma ibicweka bibiri aba bantu abagenje kimwe bana abantu babiri abakore kintu kimwe ubwo rero ni ukuvuga ngo amakuru gaco ubumwe mu bana b'Imana ubumwe mu bana ba ruhanga buzabura ugutandukana n'abatubaha Imana nibujya kuba nibawukaniza abatakutina ruhanga mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka mu gitabo cya last day events icyigisho cya 11 mu cyokwega cya 11 harimo ijambo ritubwira ibigomba kubaho ni cya 12 kivuga ishungura kiri cyokwega cya 12 paje ijambo 78 ecyo page hano ni 10:78 bayitu cyo runyarwanda haranditse ngo cyagamba kiti umwuka w'ibinegu byo gukiranirwa utera imitima kuzimira omoye gwo kugeyangana ni guretere imitima kuherekera no kubura na n'uyu munsi haracyariho kandi hazakomeza kubaho na kiro kino icyaro kandi njya kugumizamo kubaho imiryango yigeze kwakirana ukuri umunezero amakagara arengeraho kwikereza amananu kandi no kusemererwa haracyariho kandi hazakomeza kubaho bacyaro kandi najyagumizamo kubaho imiryango yigeze kwakirana ukuri umunezero amakagara arengeraho kwikiriza amananu kandi no kusemererwa ariko ikazava mu kwizera bayitu nibajya kuruga mu byo kwikiriza bitewe no kubesherwa habo kubiherwa no kuvugwaho ibinyoma no kubazwaho ebisuba bazaba bumvise kubo bakundaga bajya kuba nibabihura abo babagonzaga kandi bari barababonye
bagiyeho inama zibanyuza umutima kandi barababoine okuhabura kukaba kumazire emitima yabo. Mbese ni bande baduhaye inama zitunyuza umutima? Bantu kibara tuhayire okuhabura kutwijuza mu mutima kandi tukananuka ati niba bakwenda. Ni bande bagukundishije Bibiliya? Noye kugondeseza Bayibuli. Ni bande bagukundishije ibiterane? Noye kwegeseza wahura wagonze biterane. Ni bande batumye ureka inzoga? Noye kwegeseza wanobe amarwa. Ni bande baguteye gukunda umugore wawe? Noye kwegeseza wagonze mukazi wawe. Ni bande bakwigishije kurambagiza? Noye kwegeseza kusigura mukazi. Ni bande bagufashije ngo ubukwe bwawe butabamo inzoga? Noye kukonyire nuko imbaga yawe tazoka mamarwa. Ni bande bagukuye ku nyogosho z'abisi? Noye kwira kusaro esoki nkabensi. Ni bande bakwigishije imishinga ya Gikristo kandi itera imbere? Noye kwegeseza nkorakorana yo bukristo no gukora project zo bukristo. Ni bande bakubwiye akamaro ka romarinatime ya ndwara yawe ikomeye ikaba yarakize? Noye kwegeseza umugaso gwa rosemary yakwegesa umugaso gwa thyme niko indwara zo biroyine zikakira. Twadutabo wicaye ugasoma iwanyu utazi n'uwakanditse kakakugira inama kakukubakira urugo. Buro butabo bubakuhayire bakakugabira wabusoma bakukonyera bakombekera amaka. Abandi batakumanya na mbere bazazana ibinyoma kubakanditse ngo burya ro barakanditse bakuramo inzu. Abandi nibaja kwija bakuretera bisubani bagamba abahandikira butabo buno bakabuyiha amaju. Urakarira utarabona. Hanyuma tandike kubihera uwo muntu wotakaroraga no kurora. Nibyo ra? Niko kiri. Nibyo. Namwe hari amazina mujya mumenya ariko mutarabona ba nyirayo. Nanyora amabara go mukumanyaga kandi mutakaroraga abantu bakamabago. Njya nibuka umusozi umwe twagiyeho. Ninyijuko rusozi rumutwagireho. Numva umuntu ari kuvuga undi. Nahura umuntu nabaza mugenzi we. Aramuvuga mu cyuma. Yamubaza ari habyoma nka hano. Turanje dufata urugendo tujya kureba wa muntu. Hanyuma twakwato urugendo twagenda kororogo muntu. Kagoroba ko kwisabata. Kumukayiririze ka sabiti. Turanje tuturaho. Obo twayikiro twamuramuca bariyo. Twari kumwe amubaza ati uranzi? Oro muntu oye mukaguza nomanya. Undaravuga ati isura ndayiza ariko izina sindizi. Yagamba ikisani ninkirora ninkimanya bayitira amabara ati kugamanya. Aranje ati ninge naka. Yamugamba ni nyowe nanka. Undasanga niwe yabyutse avuga mu gitondo. Ondi yayijuke yamanya onu niwe nkerire nimbazaho nyenchakara misindaro. Ahita honga mu maso. Yatandika kuhwamani mu mayisoge. Ati hubwo narinje kukubaza ibyo wavuze. Mbayire nyizire kukaguza ibyo kerire no baza misindaro nambere byabayire. Undi we bari babyaye. Ondi bakabazayire kirekyo. Atangira bango murare tuze kuganira byinshi. Yatandika bagambira murare niko turabazaho bingi. Aburi icasubiza. Yabure cyaramugaruka. Kuko yavuze ibyo atazi. Abo kuba barize byatamanyire. Bibiliya iravuga mu kuva 23 umurongo wa mbere. Bayibuli ne tugambira mu kuruga isura 23 rukararo kubanza. Ngo ni wumva inkuru y'impuha ntukayamamaza. Obarahura makuru gatarenego otagararanganya. Rero aha haravuze ngo abagize iyo miryango abakozera amakago bugururiye imitima yabo kubibwamo imbuto z'urukungu rukurana n'ingano bakakingura imitima yabo hakuramo engano hamwe n'amagenge rurakomera byatandika kukura byakura maze imbuto nziza zo zigenda zisigingira hanyuma embibo nungi yagenda nehwera mute kuzoka ndetse n'ukuri kw'agaciro gutakaza ubushobozi kwari kubafite namananu no muhendo gwa mananu gwagenda niguburamu omuhendo gwago gwabura bizera wagira uruhare mu kwakira ibinyoma bayikiriza katubagambira osora kuba no kwefa ko kutunga ebisuba haranditse ngo abagize iyo miryango nibo bugururiye imitima yabo kubibwamo urukungu bagambe mitima yabo ayaba amakagamo niba bakingura kutashamo amagenge umubwiriza akaguhagarara imbere waramaze kumwanga cye umutebeza akakwemera mu mayiso kandi kuno kamunobayira mu mutima kandi urukwishe udashobora no kuvuga kandi kikusobora no tosora no kukibaza utanamubwira uti bambwiye kumeze gutya na tosora no kumugambira ngo riyoto nkoko bangambira mbese aho mutuye hate wanyo mukwikara ubuzima busanzwe omubomezi bwa buri kiro ntabwo urabona umugore barakariye umugabo kandi atavuga icyamurakaje omunyikara ya buri kiro tokarorago mukazi
asarirwa bihirwa umusayija baitu kandi tasora kugambira cyangwa umugabo akarakara kugeza igihe ata umugore ariko atabwira umugore w'icyo yamwumviseho. urundi nosanga umusayija abihirwa mukazi ayasarirwa mukazi naye munaga kandi tasora kugambira rero iyo umuzi wo gusharira umaze kumera kakuba muhama bwo kubiya gumara kumera hari n'igihe usigara udashobora kubwira uwo bagusebejeho icyo bamukubwiyeho. hariho nobwira ushobora kuyika ukabura tosora kugambira muntu bakugeyire kandi tosora no kumihikiro cyane ko iyo nyiramazimwe amaze kuyakubwira kukira muno muntu kugeya akakuba mara kugambira kugeya kwa mutahiwe akubwira ati ndabikubwiye ariko ntuzabizi nako naije nakugambira rero kugambire bahito taribaza simuri kuhumva timukuhura aratangira bati yongeye kubwira ijambo nagamba rero nyizira kugambira akagamba umenye bahito kwesengerize azagukora otari kibaza kandi otari kibaza ubura kibaza bujune none we kwananiwe kuririnda arumva ari wowe uzabishobora hati we kayarema kucyahura mu ruwe kandi yarema kucyahura nayo gamba nayo ukikiriza nayo ukayikiriza ukemera ni nko guhura upfukari niko kugamba orufu warutangira umuntu azi ibintu umuntu yamanye bintu ananiwe kubiceceka yarema kubyahura mu ruwe agutegetse kubiceceka bahita we yakuragira ku kirere ari ikigoryi hati tokora ko kari mudoma ukemera ukamwemera uti rero wowe ananiwe kubiceceka ariko nge nzabiceceka nubwo ntarabyumva uraburemera kubyahura yiwe bingambira nyo ndacurera ashobora no kugamba Imana ntibaho asore no kugamba ruhanga ataro ubwo waceceka newe sora kucurera agakomeza akabwiriza akagumiza makatebeza Imana ntibaho kandi kuna akagambira ngo ruhanga ataro turabizi akangera akagambira numanya ngo ubutumwa sibo injireno ateri ubona mbwiriza turi kugenda no borarora ningitebeza ubundi hari ubugiye kuza vuba bahita hari ubundi buragenda kwija bwangu urone Yuda niko yakoraga ogo niko Yuda yakoraga umuntu umwe niko Yuda yakoraga omu bakwenda niko Yuda yakoraga ngo uyu Yesu ro muri kureba norora Yesu no mukorora afite ubuhanga bwo kwigisha wayina amagezi go kwegesa mananuko ariko ninjije bahita umudoma urebye ukuntu yasubije wa musore w'umutunzi kakubona n'ingeri yagarukiremo umugundo umusigazi iyo bari umugabo wize singa bare umusayija wa yosomere ni mari yuri yamukire yabwiye ni mari yo mugundo uri yagambire kubi uramukire yabwiye n'abagasubira ora mugundo yagambire kubi yagaruke nyuma ari kumutera siyasa yanga umugambire ubugambo bwa siyasa ntamusomere biriya bihamya byose byose kumusomera biro bujurize bona ahubwo akamubwira ngo Yesu aragukunda hakira kamusonda sona mugamba ngo Yesu nakugonza bari mwitorero umugundo guyakubera ari mu kanisa kandi ari kuzahinduka nkatwe twese kandi yangufokere ngayiti twena ariko tu abatarize abatarasomere amabado matuti bamanya magezi ntumwazi tuzi ko ari byo numanya mananu niko kiri uwo ninde ogo Yuda ubwo rero hati nta bwishingizi dufite ko Yuda atazabaho ito titwine kugamba ngo twine garante kugamba ngo Yuda atari bamuritwe ahubwo haranditse ngo hazabaho ba Yuda mubategereje kuza kwa Yesu ihandikiro nibigamba ngo ba Yuda Iskariyota turi banabo mubarindire kugaruka kwa Kristo rero ni ukwirinda ibitandukanya ushobora kuvuga ibintu twine kwa tantare bintu usura kutubaganizamu utinya no kuvuga kandi otinege bintu yosura nibo kutina kubaza niyo mpamvu bavuzwe ngo bazazana inyigisho za rwiherera niye nsonga bagamba nibaje kwijana inyigesa bayitu zensita ubutumwa bwiza nihanditswe ngo enjire nungi niko handikiro hati kandi ukabubwiriza utagendere kwikuriraho abantu kandi ukatebeza utagenderire kwesikiriza abantu cyane ko nta naho wabajyana kabo kuba tuyini nambara sora kubatwara rero birakwiye ko tuberekeza kuri Kristo semerire ito tuboreke Kristo hanyuma noneho bakagera ku ntego y'icyo bahamagaye nuko basore kwika kigenderwa ecyo bayetirwe turasoma amagambo aboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere mbajya kusoma mu gitabo cya Selected Messages book 1 ubwo tugeze ku bumwe dusabwa aho mbese itandukaniro ry'ubumwe nyakuri n'ubumwe bw'ubuhimbano twajya kwika bo mu bwamanano no bo mu bwo bugunjano tugeze ku bumwe mbese gutandukanya ubumwe nyakuri n'ubumwe bw'ubuhimbano twajya kurora bo mu bwamanano no bo mu bwo bugunjano mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere Selected Messages book 1 mu cyongereza ni page 175 15 rujungu haranditse ngo hagara hati Christ calls for unity Kristo araduhamagarira ubumwe Yesu natwetera obumu Christ calls for unity Yesu araduhamagarira ubumwe Yesu natwetera obumu
but he does not call for us to unify on wrong practices. Ariko ntabwo aduhamagarira kuba umwe mu kibi. baitu takutwetera kubaba mu kibi. Ntabwo Yesu aduhamagarira kuba umwe mu Icyo gukora kwega cya ikibi. 25. Icyo kwega chapter Babwire 25. nuko cyitwa hari igihe amanamba anyurana. Ni ikigwa kivuga ngo inyigisho z'ibihimbano. Enyegesa zengunjano niko icyo kwega nikigamba. Haranditse ngo ntabwo adusaba kwibumbira mu gukora ikibi. Kandi takutusaba kweteraniriza hamwe mu kibi. The God of heaven draws a sharp contrast between pure, elevating, enabling truth and false, misleading doctrines. Imana yo mu ijuru yaciye umurongo ugaragara Ruhanga wo mwiguru akatekaho rayine kuzokera kimu hagati y'amahame y'ukuri aboneye kandi atunganye, hagati y'emisingi nyakuzoka inyakwera kandi inyakurekera kimu n'ukuri hagati yabyo n'inyigisho z'ibihimbano kandi ziyobya, kandi hagati y'enyegesa ezebigunjano kandi zikuhabisa, hagati y'amahame y'ukuri n'inyigisho z'ibihimbano akateka rayine hagati y'enyegesa za manano zirukwera na hagati y'enyegesa zebigunjano zebisuba. Imana yahaciye umurongo ugaragara. Ruhanga akateka murayine kuzokera kimu. Hari itandukaniro rikarishe hagati y'ukuri n'ibinyoma. Hari enyawukana y'amana iri hagati y'amanano n'ebisuba. Iyo bavuga ibinyoma nibagambe bisuba, abantu benshi ntago bamenya icyo bitwaye. Abantu bayingiti bakumanya ibisuba n'ingeri bitukozere. Ariko buriya mu gitabo cya Yohana 8:44 bayituka ko basoma Yohana 8 rukaro rwana na ina. Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Yohana 8 rukaro rwana na ina haravuga ngo mukomoka kuri so Satani. Ni hagamba yinye muro yinyi isinyo Satani. Kuko ari umunyabinyoma. Habo kuba isinyo Satani uwa bisuba. Uwo yahereye kera kose ari umunyabinyoma kandi n'umwicanyi. Oga karugira ira na ira ari muwe bisuba kandi ari mwisi. Navuga ibinyoma baragambe bisuba aravuga iby'ubwe. Naba nagambe bye wenka. Imico ya Satani murayumvise. Mgeso za Satani mwazihura. Ni iyihe? Ebisuba no bwisi. No munyabinyoma cyo ni cyambere. Icyo kubanza mu bisuba. Icya kabiri mwisi. Noneho umunyabinyoma azanica. Niko kugamba omuwe bisuba no kwitarita. Nibyo? Nigamanano. Umunyabinyoma azanica. Omuwe bisuba no kwitarita. Mbese umuntu ukubesheye abakwishe. Omuntu kakuba kubehera nabakwisire. Umuntu akubwiye ngo wariye amafaranga y'undi burya abakwicishije imbere y'uwo. Omuntu kakubije kakubera kagamba okariye sente za nanka tokura ngo abakuretire kwetu onanka. None se umuntu beshe undi abamwishe. Omuntu kakuba beherondi nabamwisire. Umuntu beshe undi burya abamwishe. Omuntu kakuba behondi no bamwisire. Buri umuntu ukubwiye ko uwakubwirizaga ubutumwa bukiza ari mubi burya abakwifurije ijuru. Omuntu kakojya gambira ngo umuntu abane nakutebeza amananu nuwo abayire nakugambira ibintu bibi nabakugonda isiguru. Abayudaya mwumva bishe Yesu abamukura bakita Yesu ntabwo batangiye bafite umugambi wo kumwica. Batatandike bayine kigendero cyo kumwita ku ntambwe ya mbere orutambo rwo kubanza ni igihe afite imyaka 12. Yesu akabine imyaka 12. Batangiye bamubona nk'umuntu wajya muri teoloji yabo akazaba umwigisha mwiza. Bakamurora nkoka kabasemire kugenda musorojanize zabo niko ashobora kuzoko mwegesa murungi. Ngo bashatse kubwira ababyeyi be ngo bamubahe bamwigishe azaba umubwiriza. Bakasera kumubunsaba bazayirebe nuko bagenda bamwegesa afoko mwegesa murungi. Nyuma yo kwigisha hanyuma yo kwegesa iwabi Nazareti bamubonye nk'umusomyi mwiza. Uwabo Nazareti bakamurora mu ko musomyi murungi. Bamuha igitabo ngo asome. Bamuha igitabo ngo asome. Asoma igitabo ahawe nabo. Hanyuma yasome igitabo cyo bamuhayire. Ngo bavuga mena zifite imbaraga. Bagamba mina zina amani. Niko havuga ngo ni fervent amen. Ngo amen. Bese bari bishimye kubw'icyo kigwa asoma. Bakabayine kusemererwa kwa mana bwe cyo kwega cyabasomire. Bashaka kumwicara. Bakasara kumwitaho naho nangwa.
ngo aratangira arasobanura iyo rero atandika ati abasobora ati rero ibi ngibi muri kubona bino byo muri nimurora ibi by'impumyi n'ibisenzegeri bisohoreye muri mwe burya impumyi ziri muri mwe bino by'abazima ba mayiso n'abaceke bikira hari inywe barakara ari kureba batandika ku bihiro aho n'abamurora urusengero yekaru batandika ku bihiro ekiro cya sabiti babihiro bo kwa basoburi ngo nibo kandi buka muzanancira umugani ngo muvuze ivu yabagambira ngo kandi muri incoro urufumu ro kugamba iwe musaho banzo yejanzabe ariko uyu mugabo ntari gutera ibicera ona musaiji ataro na leta abantu bichweka bamuhaye amena none abyukije ababa ire bamuhaye amena ya amani kandi yongera yimukiye bichweka ati rero muzanambwira ngo ibyo wakoreye ahandi bikoreye n'inaha iwanyu kandi mukagamba ngo ibyo wakorera handi ngo nayino kakuba hano nambe ati bibakora nambibutse ko mu gihe cya Elisa nta Mwisirayeli wakize ibibembe kandi n'inyiciko nimukasumika Elisa busayi mu Isirayeli yakizira bigenge ahubwo umunyamahanga Namani niwe wakize kwiyo umunyamahanga Namani niwe yakizira bigenge kuko bari barwaye ivangura amoko bumva bararaka abo kuba bakabarwa yirendwara yo kugabize nganda babihirwa yari ari gukora ku gisebe akabana kwata kihuta cyo bayine kihoya cyo bayine ivangura ki kihoya cyo kusorore nganda bakaba kinde yanyongera bagambera ati no mu gihe cya Eliya ntabwo yigeze acumbika ku mupfakazi wo mu Isirayeli no mukasumika Eliya atagende kurara mufakato mu Isirayeli kandi no mu Isirayeli hari abapfakazi benshi kandi no mu Isirayeli akabareme mfakati nyingi imyaka 3 yose yibera mu rugo rw'umupfakazi w'umunyamahanga bayite imyaka 3 yona kagimara mukaye mufakati bayito umunyamahanga ariko uyu nguyu ari kuvuga ibyiza by'abanyamahanga bayitonu kariyo nagambe birungi by'abanyamahanga byo katagambe byo Uganda yayemera isabato ekiro cya sabiti baragota bamutandika kumuzingira bagamba turakuhimba barasunika bamusindika bageze ku manga bagiye kuyimutaba obahikire hakibare nibenda kumurago ku hansi hanyuma ubwo muri gusoma mwumva imanga yari iri ku muryango w'urusengero oba muhura ekinecho kikaba kiraye na yekaru ubwo imanga yari iri inyuma y'urusengero ako kanya ekine kikaba kiraye na yekaru ubwo habaye minshi noneho bakabanza bamutera bari neza n'amashati baciye bakamusika n'amasati kwisa hakiro cya sabiti kwisabato ni muri Luka 4 ntabwo turi guhimba rukayina titukugamba tukugunja Yesu rero ngo abacamo Yesu yabaraba mu ngaro ngo abamarayika barabateranyije batangira nabo kujya impaka Yesu abarabuza abamarayika nabo bagenda babateraniza batandika kugenda impaka Yesu ntabwo yayonze nk'umunyu atabure nk'ekisanko kihwera ateyemo impaka Yesu abona iguru rikabareta impaka Yesu nawe barakariranye Yesu abaciye oba amazire kubirangana Yesu nawe yabarabamo yabasumukamo uwo munsi abararokotse ekirecho Yesu yarokoka umunsi ugira amasaha 12 habo ko ikire kigira esa 24 birazamuka byagenda batangira kujya babona ibyaba byiza bajya bamubaza ibibazo mu iteraniro akananirwa barora ko agaseba batandika kusera nko kubara mukaguzaga bikaguza wari musorokano obararemo kubigarukamo atandike kuhwamana aho harimo umugambi wo kumwicara harime kigendero cyo kumwita oya rwose nangwa bakaza mu materaniro bakajya mu rusorokano ndicara hariya nanyo ndayikara hari nawe wicare hariya nayo yikare hari natanga urugero ho baratandika kurete cyo kurora turamubaza aho rwanditse turamukaguza nambari kihandikiro uze kubaza ikindi abazi okaguza ikintu nanyo ndakaguza kino bakajya kubaza yamaze kubona igisubizo hanyuma bagendaga kukaguza Yesu amazire gutunga icyo kubagaruka mayira henshi babazaga ibibazo nabakabaza ibindi emirundi nyingi Yesu bamukaguzaga nabo nabakaguze bindi akaba akanya ngo bakajya inyuma bati tugende nawereza akasumi nabagamba mugende mubaza mu kibazo bagamba tugende mugambire twasoberwa nawe yarangiza ati nanjye rero ndabiyobewe nawe nabagarukamo yabagamira nanyo kinsobire nanyo ariko ndabizi mwanze kumbwira nanjye rero sindababwira ikimanyire mwangire kungarukamo nanyo tinkubagamba ahubwo nimumbwira aho Yohana yakuye ubutware nanjye nzababwira aho ubwanjye bwavuye abo bamurangambira Yohana yahiro ubusobozi bwo gukora byona nanyo ndabagambira na hiro bagatahana umukoro bakata batayine cyo bagambira birazamuka byatemba bigera ubwo batangiye kujya mubwati rero uzi gukiza pe bikayiko bire bamugambire rero mana nuko nomanya kugira ngo utica gahunda z'itorero bayiko niko tasora kuhende ngendero ye kanisa wirinda gukiza abantu ku isabato yerindege kura muri
abantu asabiti harya ubwo bamwemeye hora bamwikirizaho katayito baramwemeye bamwikirizaho bo ubwo uri umukiza ni sawa urabone mujuni kurungi mu ariko wije ukiza kwi bayitorekage kuramureke muri bazana ashaka ko bakorana hati nora batandika ku musera basora kuragana yemera bari kubana kakuba Yesu yarabayikiriza bakubere bayikayira nawe hari nundi munsi baje bati uyu yatwubakiye urusengero hari nekero kinde yizira bamugamba ngo nakatondekera yikana urabano yendo sura kumukiza Yesu baramukiza ariko adashingiye kuko yubatse uruki Yesu yamukiza habo kuba atamukiza ngabo kuba kombekanye kana arababwira ati uyu muri kumbwira ngo mumenye uyabarusha kumenyekana imbere yanjye kuko barusha kwizera kandi abagambira ono mukwenda nyomanye nabakira kumanya boko nabakira no kunyikiriza byazamuka Yesu azura Lazaro byagenda Yesu yahumbura Lazaro ngo ubuhumyi bwabateye kwibagirwa ko Yesu yazuye wapfuye obuzibi bwa mayiso bukabebesa nko Yesu yahumbira yafire Yesu yazuye nde Yesu yahumbura yafire Lazaro bapanga kwica Lazaro kandi wamuzuye agihari n'ubundi yamuzuye batandika kutera plan yo kwita Lazaro wahumbwire kandi kuna muhumbwira cyaroho kuko bamuzuye bari bamunaniwe ariko bashaka ko atagaciro hati bakasera mukoko yamumbira bakabaremere kumwita basera kwito wahumbira boko bakabamama umuntu yazaga gusura Lazaro akamubaza amakuru umuntu yejega nakaguna sura Lazaro namukaguza amakuru turaho Lazaro oroho Lazaro peruka urwaye nimanya nkamukaikikirano kwijoro yire ngewe nayo nanaguhambyeho nyonka bankuzikireho none warazutse hato kahumbuka ninde se bakuzuye no akiya kuhumbwire ati rero ngewe nakangutse mpagaze imbere ya Yesu nyonka nkesanga nasisimuka nyemere maso ga Yesu ati niwe wa mbere nahobeye niwe wo kubanza naramukize ati niwe ndamwemeye nanyo nimwikereze n'ibindi bibazo byose nari mfite birashize nebikaguzo byo nambayire nyine ibizibo byo nabihoyire buri munsi abantu bakihana bihanishijwe n'isomo ryitwa nde Burikira abantu bona bayegarukagamo gahawe icyokororo cya Lazaro Yuda ati reka tumwice abantu be gukomeza kuturuga Abayuda bagamba katumwita abantu bareke kuturuga wa Lazaro aba bantu ni impumyi abantu bano baziba amayiso bibagiwe kuba muzuye akigenje ati bayebwa ngwira cyaroho barazamuka bagenda batuye umugabo nawe agomba gupfa bagamba n'umusajja nawe kimusemere niko kufa ibyo twakwihanga abo kuba byahika nambe tutasura kugumisiriza umugambi wo kumwica barawuzuza bakwate ncwamo bagihikiriza yo kumwita turi kumwe turi hamwe ngo ikimenyimenyi cyerekana ko bari bazi ko bari kwica umuziranenge ecyamana kikaba nikiboreka ngo baje kwita innocent atayina akabikona Yesu yarabibacyuriye ngo iyi saha niyibakwiriye Yesu nawe akabagambira ngo esaha eno niye bahikiriye bamugeze imbere mu masaa sita z'ijoro bamuhikiriye saa mukaga zekiro yarababwiye ati nabanaga namwe mu rusengero nigisha akabagambira nkayikara nayinyemuye karu nimbegesa ubwo hari naho twararanye hafi haro nahandi twarayire hamwe kandi mbayire hayi ati rwose mu mayira nanyuraga iwanyu mu mihanda narabago wanyu kuki mutamfasha habaki mutarankwasi ko nta escort nagira kandi kankabantana abasirikare bo kundini hano ubwo mu buzima bwanjye nzamahane kandi mu bomezi bange tinkuye mpaka nasazi nuka kubo mpimba nosora kumpimba ariko iyi saha niyibakwiriye bayite saha eno niye bahikire ko sangahe saa mukaga zekiro saa sita z'ijoro saa mukaga ati zekiro niyo saha yawe eno niye saha ibahikire ubwo yarabacyuriye ko uje kwica ataza kuma akaba bagambira rufumuro wo kugamba umuntu wenda atasura kugenda kwitanya mesana abereka ibimenyetso ko agifite za mbaraga abatura hasi gatatu yayongera boreko bokura bokuboreka ngayino busobozi yabatihimba yabatanaga hanse mirunde satu urashaka nde Yesu w'i Nazareti bagamba ni tumuseroni tusere Yesu wa Nazareti bayetera hansi ati ndiwe bikubita hasi yabagambira ninyowe bayetera hansi eshatu murundi gwa kasatu arangije ati ubwo mutari kumva basi yabagambira nkoko mutakuhura hati muntware bari bipfa amatwi bakaba bahura bakabafira amatu bakabafira amatu barangije ngo bakora ibishoboka ngo bujye guca yapfuye hanyuma bakoreka ikishoboka cyona ngo barusubire kurora bucya amazire kufa kugira ngo hataboneka abantu bamuburanira niko hatasora kuzoka abantu basora kujya bakamutonganira kuko bari bazi ko urubanza rwe rutarasobanuka abantu ntibaba bahari aboko kandi bakimanya umusango gwe tugukahoire kandi abantu bacyaroho bakoze ibishoboka saa 3 yari amaze kugera ku musaraba bakakoreka ikishoboka cyona saa 7 amazire kwika musaraba murahumva
turi hamwe. ubwo rero Nikodemu na Yosefu hanyuma Nikodemu hamwe na Yusufu bo babimenye yageze ku musaraba, bakabimanya Yesu amazire kwika musaraba, kandi nabo bari mu nama y'idini, kandi nabo oyijuke bakaba bari mu rukurato rw'edini. ibi byose byari bitewe n'ikintu kimwe cyitwa urwango. Bino byona bikabiresiriwe kintu cyo bakweta enobi. Rero iyo umuntu atangiye abeshera undi, omuntu gakuba atandika nabehera mutahiwe asoreza mu kwica, amarira mu kwita, kandi Bibiliya niko ivuga, kandi Bayibuli nayo nike kugamba uwanga mwene se wese ni umwicanyi. obu wene nyakunaba mugenzi we niwe mwisi. urwa mbere rwa Yohana 3:15. Yohana yokubanze Yohana baruwa ya Yohana yokubanze sura 3 kari mbese umuntu kwanga ugukunda yakubeshera, omuntu anyakukugonza asora kukubehera, icyo ntigishoboka. ecyo tikikusoboka. Rero ubumwe nyakuri Yesu ashaka, obu mubamana nubo Yesu akugonza, nawe ni bwa bundi yagiranye n'intumwa ze, nibo obu mu yakozeramu n'abakwenda be, ariko atashoboye kugirana n'abafarisayo. bayito batasoboye kuba nabo n'abafarisayo. Abizera ukuri bazaba umwe, abakwikiriza amanani bajya kusohoka mu ntomo, ariko abakunda ibinyoma nabo ntibazashobora guhuza n'abari mu kuri. bayita bakugonza bisuba ati barisobora kweteraniza hamwe n'abakugonza Rero amanani. birakwiye ko umwizera wese asobanukirwa ko ubumwe ari ingenzi, omwikiriza wene nyine kumanya ngo obu nibwo cyo ariko ko tudashobora kwibumbira mu kibi ngo tunezeze Imana. bayita utisora kweteraniza mu kibi ngo niko tusemeza ruhanga. Mu bitabo mu bitabo hatubwira ko ubumwe bwazanwa no kureka amahame y'ukuri, ibyiza byaba byiza gutandukana wenda ngo n'intambara ikaba. ibitabo nibigamba mu kikaro cyo gukora bingo niko tusera obumu hakiri entaro zije bayita obumu tubusora kureto ekibi. Tugiye kwerekana mu buryo bwihuse, twajya koreka mu muringo gukwaro kurahuka ahantu abantu bakeneye ubumwe bupfuye, nambara abantu baserura obumu bayita nabo bufire. guhera kuri Satani kwiyaristani amaze gucibwa mu ijuru, amazire kucibwa mu iguru, akabona ageze mu isi, obu yamazire kubingwa mu iguru ahikire munsi, yaje kwifuza gusubira mu ijuru, akatandika kwegomba kugaruka mu iguru, ngo ariko atababajwe n'icyaha yakoze, bayita atakusazibwa bwe kibico yakozere, cya kindi cy'ubwibone twize, kiri cyo myehembo cyo twayegere, ngo ahubwo yababajwe n'umwanya we yahombye. uwaka sasa bwe kikaro cyakabaferirwa mu iguru, yifuzaga uwe yegombaga kugaruka mu kikaro cyo mu iguru. mbese ubwo Satani yari yihannye, stana hakaba yegarukiremo, ngo ijuru ryitegereje iguru baryagenzere ryarora, risanga Satani atahindutse, yasanga stana atahindukire, ahubwo ngo risanga aramutse agaruwe mu ijuru, ryasanga nguka kubagaruka mu iguru yakora ibibi birenze ibyo yakoze, nasora gukora nebibi kukira ibyo yakozere. ubwo ijuru ryanze ubumwe bupfuye. iguru ryayango bumu bufire. Satani asabye kugaruka he? stana riyo nasaba Mw'ijuru? kugaruka mu iguru, Aremerewe? yayikirizibwa Arangiwe. nangwa batamwikirize, ubwo rero nuko yari uw'isi, abo kuba kabari wensi ntabwo yari agikwiriye gusubira mu boga ijuru. kabatasemire kugaruka mu iguru. ubwo Satani nawe yifuje ubumwe, abonye byamucikanye, stani nawe yabonyine byamuhinguraniza akasera ubu mu iguru bayitu byarema, ubwo yari ameze nk'uruhande rutsinzwe rugasaba imishyikirano, akaba nayisana nkekicweka kisingwirwe kandi cyaburuwamane hanyuma cyatandika kusaba obumu. ahandi hasabwa ubumwe bupfuye ahandi baserurira obumu bufire mu gihe cy'Abisirayeli, mu kasumi ka Bisirayeli, mu gitabo cyo kubara 22 okubara isura 22 ndetse na 23 na isura 23 muzahasanga inkuru ya Baraki na Baramu. nimujya kuhasoma ibyafayo bya Baramu na Baraki. Baramu wari uzi neza ko Abisirayeli ari ubwoko bw'Imana, Baramu akaba namanya kurungi ngo Isirayeli n'uru ruganda rwa Mukama, yagiye kwifatanya na Baraki wari umwanzi w'ubwoko bw'Imana, akagenda yayeteraniza na Baraki akaba ari munyanzigwa wa ruhanga ariko n'abantu be umugambi bayiteka igendererwa ari ukuvuma ubwoko bw'Imana. akabagenderire ku cyeno uruganda rwa Mukama. Ibyo byashoje bimunaniye, ebyo byahikire byamurema, ariko ategura umutego wo gukora ibirori. bayitu yatekaniza ikintu cyo gutekaho amagenyi. Ibi birori umuntu yabyita conference generale deba, gana amagenyi osobora kugeta general conference ya debate, gukora igiterane cy'abadahuje kwizera, kugenda kukora rusorokano bayitu rw'abantu batari kwikiriza kumwe, bari bagamije ko barahashyira inzoga, ekigendo bakaba bapangire kutekaho ibitamizi, bakahashyira indaya, bakatekaho bamaraya, bakahashyira ababyinnyi, bakatekaho abazini. Abisirayeli bari abanyacyaro, ku babisoma bari abashumba, Abisirayeli
bajya kubosoma ibyafo byona bakabari bantu bakayikara mu nsoza barisa bebe cyaro. Umushumba rero nawe kugeraho indayiri yambaye uduhenuye rwose gusambana nako kandi nayo doro murisa yakuzirwa amata kandi ari mu nsozi kakubatangana marayo mutawuni naferaho mu kubara 25 niko byagenze. Hanyuma mu kubara 25 niko byagenzere barasambanye barya intonora bakasihana batandika no kuramye bisani. Ibyahishuwe kabiri okusukuru esura 2 byongeye gusohora mu gihe cya Perugamo bikongera bikayika mu kasumi ka Pergama Gatolika ivuka abanyakatolika bakabani bazarwa 2:12 umurongo wa 13 soma okusukuru esura 2 rukaro 13 nzahubakwa ari intebe y'ubwami bwa Satani iri nimanye nambero ni ekitebe cya Satani kiri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera kandi kwatireka imibara ryenge kandi otehekana okukwikiriza kwange 14 ariko rero mfite bike nkugaya bayitu nyine bigamba bike hariwe bayitu nyine bigamba bike hariwe kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu bayito ine abantu bakukwate nyegesa za Baramu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli aya yegeseze Baraka okuhonga enkonge omumayiso gabana bisareli kugira ngo barye intonorano kandi basambane okuriya ebyahongiriwe ebisisani no kusihana ngaho reka duhuze ibya Baramu n'ibya none reka tukwate bya Baramu n'ibya Baraki tubiteranize n'ibya hati. Umugambi wa mbere wa Baramu wari ukuvuma Abisirayeli Ikigendero cya Baramu kukaba kuri kukena bana bisareli ariko akarya amafaranga bayitu yabanza yari ya sente murahumva mahuraho yari yaguzwe akabaguziro bakamugura sente ngo avume Abisirayeli agenda keni sarera we sente zo bamuhayire. Baramu yari umuhanuzi wande Baramu akabari nabi woha n'uwande akabari nabi wa Ruhanga Abisirayeli n'uw'Imana akabari nabi wa Ruhanga nibyo bosi we yarinde bosi wa Baramu akabari Ruhanga Baramu Ruhanga yarinde ni Imana akabari Ruhanga. Abisirayeli bari ubwoko bwande Abisareli rukari uruganda rwoha bari abasatani bakari bastani bari ubwoko bw'iki Isareli rukari uruganda rwa Mukama none Baraki yari umukozi wande kandi Baraki akabari mukozi woha wastani yari umupagani wakabari mukafiri kandori anyakurame bisani udasindugurana abagore nasiba nahingisa abakazi ugira imigi oga kabahirizi n'amahembe ariko uziko ibyo bitashobora Abisirayeli bayituwe akaba namanya mahirizi ge n'amahembe tibikusobora Isareli ariko ufite n'ifaranga bayita yine na sente n'intebe nziza kandi yine nekitebe kirungi n'uburiri bwiza kandi yine nekitebe kirungi nebyo kurya bisikira n'imvugo nziza kandi no kubaza kurungi hakenewe abagabo batagurwa ngo bagurisha niyetagisi babasege batakutundibwa kandi batakuguzibwa. Baraki rero yohereza intumwa kwa Baramu zifite amafaranga hanyuma Baraki yatuma abakwenda ha Baramu ayine na sente inko kukubwira ngo niba udafite n'icyo usiga mu rugo dore ngaya yagamba urabote n'icyo kusigamuka kwata sente uzitware niba udafite na tike yo kuza muri conference generale deba tuzayagutangira urabote na transport yo kwija mu conference ya debate ija turazi kusasura. Murumva ko yari ari kugura uwo bita Baramu akagura Baramu ubwo noneho Baramu aragurika hanyuma Baramu yayikiriza bamugura aragurika yagurwa yagenda yagerageje kuvuma inshuro 3 biranga akarenga kukene mirundi 3 baitu byarema yagerageje kugenza gute yakagerenga kubakene mirundi 3 baitu byarema ariko ari kuvuma b'Imana mu izina ryande Jimana ariyo nakena bana bisarere mu ibara rya Ruhanga kandi atakubakena mu ibara rya Satani noneho yajya kuvuma hakaza umugisha hanyuma ubu yabaga nakena hajyage migisa akajya kwikanira ngo avuge ngo barakaba bace hakaza ngo barakagwira yagendaga nagamba mu kikoro cyo gamba kabakehe mu kikoro cyo gamba kabakehe kabe yongere nike gigambo cyane ngo avuge bapfe bashire hakaza ngo yewe biyongere babyare gororoke
ekigambo cyo ugamba bakafe kandi bahweho ikigambo cyo genda ikigamba bazare bakanye hakaza ibyo atagennye. hayijaga ibyo atategekere kubaza. Imana yahinduye umuvumo umugisha, ruhanga kahindura mukeno mugisa. ibi bigereranya amakuru gacu naho umuntu akubita undi ku isabato, anambere umuntu asora kujya kakutera kino cya sabiti, icyo kigatuma abantu bamenya ko wari uw'ibinyoma, icyo kikamuretera kumanywa ngo nuwe bisuba. simuhumva timahura akabesha ngo naka yakinnye karate, nagamba ngo naka azanire naka kuterana entono. umuntu wese ati icyo cyo ntikibaho. undi nagamba icyo tikikabahoga. akongera akagenda akavuga ati umuntu yakomeretse tumuvanye ku mwunga. undi nagamba ona hutayire twagenda kumugoro mukono rundo mugoro. tinkumanya murabone mu nkwasi. umuntu yakomeretse tumuvanye ku mwunga. umuntu atungire bihuta baito twamuya ku mwunga. iwanyu mwunga bakomeretse abahendekere nibo bagora baito amuntu atungire kihuta bakitwara mu iroro batekanye iwanyu mwunga bakomeretse owanyo sora kugora umuntu ahutayire ko mwunga bavunitse mwunga bakomeretse ahendekere nibo bagora nibo bagora bagonyo baito umuntu ayinde kihuta bateka mu bazi. nyuma yo kuvuma akabona biranze, hanyuma yo kukeno barora byarema yateguye igiterane cy'ubumwe, hanyuma yatandika kutekaniza ubuterane cy'ubumwe. oruterane wo mu mara ruhurireho igiterane cy'ubumwe murumva inkomoko. oruterane wo mu mahure ndugiro yarwo. Constantino nawe abonye kwica abakristo biri gutuma biyongera, obo yaboyine kwita abakristano kubahorekereza bariyo nibeyongera. aravuga ati ndikumva twarayobye nshaka kuza mu itorero ryanyu. yagamba nonyindora tukahaba kanyije mu kanisa yanyu. ategura imishyikirano nabaza mu yatekaniza obo umunya nawe yataha mu kanisa. harandikwa ngo nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. yahandika yagamba nimanya nambero kwikara ne kitebe cya Satani kiri. ngubwo ubumwe bupfuye. dore ubu mu bufire ni bwobu. ni Baramu na Baraki bahuye. Baramu na Baraki batangatangana. Yesu ntiyashima ngo babaye umwe. amen. Yesu tiyasiba ngo bafoko muntu mungagambe ngamina. ni Constantino n'umukuru w'itorero ry'i Roma bihuje. Constantino no mukama wa Roma bamazire kweteraniza. ijuru riti nzahuba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani. iguru naryo ryagamba nimanya nambere ori ni ekitabo cya Satani kiri. ni Satani ushatse gusubira mu ijuru. Satani nasera kugaruka mu iguru. ijuru riti komeza urwane tuzahangana ariko ntitwakwemera kugaruka. iguru ryagamba guma urwane turatangatangana niturwana betu tosora kugaruka. mbese ninde murwanya utakishimira uwamanika amaboko akagaruka? Noha murwana atasora kure yarema yakahanike mikono hanyuma akagaruka. none si ijuru niryo ryanze ko Satani asubira mu ijuru. hati iguru niryo rikaba ritakwena ngo Satani agaruke mu iguru. ahubwo nuko bari bazi ko kugaruka kwe ari siyasa yo kugira ngo azakore ubucakura burenze ubwo yakoresheje. iguru rikarora Satani kakubagaruka mu iguru ubwo byabwe nibujya kongera kwimuca yebindi bisisi iguru. yari ari kwicuza akavuga ati ariko uzi ko nahubutse. akabona ye kagoza nagamba mana nuko yayijuke yagamba rero karahukiriza. navuze wa munsi iyo nceceka nkakomeza nkatwara ngo buri bona resere kuri kiri cyo kuge yasingana rakirekere kacyahura mu muri nyowe. ubwo muri iki gihe umuntu akavuga ati ariko kuki twirukanye intumwa mu icumbi? abakitora bingira bakwenda mu icumbi. iyo tureka tukabanza tukayeba ibinyoma hose baduha amatike tubibiba tukazabona tukagaruka. singa torerekera bakabanza bakatuwa transport tukagenda tukabiha biye bisuba bino byona tukabanza twamara abantu. dusubizayo hati sazunga ko batugarayo. kiriya ntitwagikora. kiriti tusobora kukikora. kiriya ntitwagikora. hari tukaba badoma. noneho hariya uriya ntiyakirukanwa ahubwo yafungwa. oriti basora kumubinga kuri basora kumusiba. hariya twamubesheye iki twakubitaho n'iki na leta ikamwica. kirika kubatora mu bihere kino tusora kongera na kino government kamwita. ubwo bumwe bwumva bushakwa ntabwo ari uko abantu bihannye. obo nibo bumubariyo nibasera tubakusera kwegarukamo. rero ryaba ari ishano riguye. ntibishobora kuba riri hano rigwire. umuntu wabesheye undi. umuntu yabehere mutahiwe. akamwita idini. akamweteka idini. akamwitirira ngo afite stati. akamugambira ngo ayine ekitamburiso cya government. akamwitirira ngo yari amaturo. akongera akamugambira ngo akariye bisembo. buriya n'ibintu biba bitangaje n'umuswa yabona. nibiye bintu bishobora kusobera kandi no mundo masora kubyetegereza. numvise deba yabereye ahantu hamwe ni muri Tanzania. nyoka hura debate yabayire Tanzania. ibirego byari bigera mu 9.
ibyo babanyagire ibyo bakabani babazaho n'ibyo bintu mwenda icyambere cya kabiri cya gatatu babaye idini bagize icyo kubanza bakaba idini cya kabiri bakabakora binu agasoza avuze ngo icyanyuma banze ko tubumwe icyo kumarira bagamba bakanga ngo tufuke mu ntomo icyambere babaye idini icyo kubanza bakaba idini icyanyuma banze ko tubumwe icya kabiri bakanga tufuke mu uyu si Balamu uri kuvugisha ono tari Balamu ariyo nagambisibwa murumva atari Balamu uri kuvugisha ono niwe Balamu ariyo nagambisibwa uragorora idini unarisabe ko mubumwe hati uriyo notebeze idini norigora uyo ngorogambe mwije tubebamo ntiharimo n'ibisazi ko handitse ngo Balamu yari yarwaye ibisazi hati Balamu bakanekaga kabarwayire okugwiraro hati nabo babagwa ibisazi yari arwaye iraro rya kabarwayire nuko indogobe yavuze ivugiwemo n'Imana embarase kabe mutone kagambirwa mu ruhanga ntibimukanga ati ahubwo nakwica bayitu bitamukange yewe yagamba nayo nsora kukwita yari yasaze akaba agwiriraro ubonye inka yawe ivuze wapfa gukomeza ibyo wari urimo mazima kakubororente yawe yakugambira uyu mugabo yari yasaze omusajjo nakabagwiriraro none rero bana b'Imana satani waroza abo bantu bagahuma n'uyu munsi aracyariho bantu bamukama satani yarogera abo bakahwama bakaziba amayiso na sazi na cyaro naziba amayiso niyo mpamvu abarakare bagezaho kuzakizwa n'amasengesho gusa niye nsonga ababihirwe busa ikindi kirabajuna kuyaho kubasabira konka rero ubumwe Yesu atasabye ubu Yesu atarasabire Imana izabuturinde ruhanga abuturinde ahandi hanyuma ndasoma ahandi okumarira njya kusoma ubumwe nk'ubwo bwanzwe ubu munkobo bwayangirwe Nehemiya igice cya 6 Nehemiya esura mukaga abari abanzi b'Isirayeli abakabari banyanzigwa b'Isirayeli bigize inshuti zayo bakefora inganjani zabo burya hari igihe umwanzi wawe akubwira nk'ugukunda hari ubundi umunyanzigo wose urakwijya nakugambira ngo muntu akugondeze turasoma bayitu katusome bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banzi bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo nubwo nari ntarakinga inzugi ku marembo nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono ariko bashakaga kungirira nabi nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye sinashobora kumanuka nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange bantumaho batyo kane nanjye mbasubiza ntyo tubare nsoma itabo cya Nehemiya sura mukaga taniko rukaro kubanza tuagaruka rukaro rwakana niho bagarukira murumva Nehemiya ari kubaka inkike Nehemiya akaba nayombeka orksik aba bagabo bari baratangiye bavuga ngo ibi ngibi uri kubaka enkuta zo Nehemiya akaba nayombeka basajja bano bakatandikana bagamba iwe enkuta zo niyo noyombeka n'ingunzu n'ibyurira bizagwa nebo borizira bitemba nibijya kwetera hansi babigaya n'ingunzu eboha n'ingunzu n'ibyurira bitemba nibijya kugwa hansi ariko reka mbabaza reka mbakaguze Imana igira inzika ruhanga asura kugira okwesasuza mu mutima mbese Bibiliya itwemerera kubika inzika Bayibuli ne tuyikiriza kwahure okwesaza mu mutima yaitu Bibiliya itwemerera kubika inzika ruhanga nasura tuyikiriza twahure akabe mu mutima niko tuyesasuza ntabwo Bibiliya itwemerera kubika inzika ruhanga atakutuyikiriza ariko itwemerera kutibagirwa abanzi b'Isirayeli bayitu ruhanga atakutuyikiriza kwebo abanyanzigwa b'Abisirayeli none se kuki bya Sanibalati byanditswe habaki ibya Sanibalati bikahandikwa nukugira ngo tutazareba abanzi b'Isirayeli tukabita inshuti niko tutasobora kweba abanyanzigwa b'Isirayeli tukabafora inganjani umugambi wa Satani ikigenero cha Satani nukwinjiza abantu batahindutse mu itorero nuko kutasha batarahindukira mu kanisa umuntu wese winjiye mu itorero atihanye niyo yaba kana gato ari ikibazo umuntu wena kakuba tamu kanisa tegarukire muno bukakuba kana kato nakiba kifokere kizima noneho rero Sanibalati na Geshemu bari baracyuriye Nehemiya ngo ibyo ari kubaka ingunzu n'ibyurira bizagwa Sanibalati na Geshemu nibo bagenzera bagambira Nehemiya bamugamba enkuta zoriyo noyombeka
habo kuba kwawe nebo bozirabitemba nibijya kwetera hasi bageze nubwo bigira inshuti ze bikayika nobire bayefo irenganjanize turabizi Nehemiya baitu nomanye Nehemiya babwiye umwami kuri kubaka inzu y'ikitabaza bagambira mukama ngure no yombeke enju ya amani kuri kugomera umwami kandi ariyo no yeforo omubi wa mukama mugabo ngwino tukugira inama z'uko bigenza nawe bagiye kukwica ija tukuhabure abo ko mukasumika tayito baja kukwita bari kuvuga nk'inshuti bari kumbariye ne bamugambira nkenganjani baramukunze bayite ne bamugonza bageze nyuma bumva ngo inkiki igeze kure yo yuzuye hanyuma bagenzera bahura ngo exika kikuzire bacombekere kihoyire babandi bavuze ngo ingunzu nibyurira biza bare bagambire niboborera bitemba nibijya kwetera hansi babona biruzuye barora kijura ishari rirazamuka ihari ryatemba nyamara turasebye bagamba mana nuko nito rero tusobere bati se turakora iki ngo natwe tube mu bubatsi hati turakora kiniko nito tsoro kufoka mu bombeki ubu se dukora iki ngo Nehemiya hinduka inshuti zacu tukore tutani ko Nehemiya afoke nganjani yayito nibatanga imyanya muri iriya nkike natwe tuzabe mu bayobozi barakombeka bakaongera bakagabe ebikaro nito turatunga tutekika niko tsoro kufoka abagabo bamutumaho kane abasayija bakamuhandikira ne bamutuma abakwene mirundena baramubwira bati nyabuna ngwino duhurire mu kibaya cyitwa ono bamugambira cyarija tutangatanganire mu cyeya cyo bakweta ono ariko ngo bashakaga bayite baseraga kumwita bashakaga iki kumugirira nabi baseraga kumukora kubi nese barabimubwiye bayite bakamugambira abizera b'impumyi ntibabona ari itiko abayikiriza bafira mayisosoro kurora bakagamba ngoko kugambura sani barati nageshe mari buje ngwino duhure sani barati nageshe bagamba ije tutangatangana Nehemiya w'umwuka mwereka ko umugamba ari ukumugirira Nehemiya umuyi wa ruhanga amoreka kuri kumukora kubi none abizera b'impumyi ntibabonaga ari itiko abayikiriza bafira mayiso baroraga kirikintu cyane babonaga ari inzika baroraga kuri ngo kwahura barirana hari icyaha kitababarirwa muganyirangane busaye kibi kitaganyirwa simuri kuhumva timukuhura Nehemiya bamutumaho kangahe Nehemiya bamusindika bakwene mirundena kane mirundena intumwa za mbere ziraza rego ubwizo zazaga ntizabyemeraga abakwenda bari bayizire bo kubanza niba babyikirizaga kandi izo batumaga ntizishobora kubona Nehemiya z'abizera kandi abo batumaga nibasora kutunga Nehemiya boko kandi bikiriza ubwo n'abadiyakoni babyemera niba abadikoni bakubyikiriza Nehemiya bino tujyane ija tugende nayiwe nihagira n'ugukoraho turaba duhari ho barakukwata nitujya kubana icyo turoho uzajya kugufata turihe ho barakukwata turaha niba kwima ijambo uhaguruke ho baradeberanga kubaza niwo yemero baze basakuza natwe turaba tubireba ko batsinzwe ho bararete toko niyo turakirora basingirwe ngwino tujyeyo ufite ibihamya byinshi byo gusoma ntabwo wahatsindirwa ija tugende yine bijurizi byo kusoma bingi tosora kusingurwa si byiza kuguma aha kandi ufite ukuri kirikirungo ikarano kandi inamanano yesu ubundi hari icyaha wakoze hato gakora ije notiniraki sani baratati nyamara impamvu ari kwanga kuza nuko azi ko aje yatsindwa sani barate yagama ensongere ndemuzibira kwija nakimanye barayija rasindwa agashiraho mushari kugira ngo Nehemiya nawe arakaraze akateka ibintu byo kubihiza niko nawe asobore kubihirwa ice igisubizo cya Nehemiya nticyahi